ngo noneho twebwe umuco wacu ni uwuhe? Umuco wacu twahisemo dushaka gukurikiza uwuhe? Abo ndagera ku bindi natinze ku muco uranga abantu, umuco wo kwiyoroshya, umuco wo gukora. Andukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Reka ngusuhuze kandi gushimira gukurikira Ukwezi TV, dukurikira mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Imwe mu nkuru zikomeje kuvugwaho cyane n'ijyanye n'ifungwa ry'insengero zikomeje gufungwa hirya no hino mu gihugu bitewe n'uko urwego rw'imiyoborere RGB rusuzuma rugasanga hari ibintu bitandukanye izi nsengero zitujuje. Mu gihe abantu benshi bakomeje kwibaza amaherezo y'ibi bintu, abantu barimo Pastor Antoine Rutayisire baherutse kuvuga ko Perezida Paul Kagame ashobora kuzakemura iki kibazo mu gihe azaba arimo kurahira, dore ko biteganyijwe ku cyumweru ku itariki 11 z'uku kwezi kwa munani. Nyamara Perezida Paul Kagame si ubwa mbere avuze ku bijyanye n'insengero, kuko mu mwaka wa 2018 mu gihe yari mu muhango wo gusoza umwiherero yagarutse kuri iki kibazo cy'insengero ndetse anagaragaza uko we akibona. Mvuge ngo noneho twebwe umuco wacu ni uwuhe? Umuco wacu twahisemo dushaka gukurikiza uwuhe? Abo ndagera ku bindi natinze ku muco uranga abantu, umuco wo kwiyoroshya, umuco wo gukora. Umuco ni ukuvuga ngo ubudahangarwa, kuvuga ngo kubera ko meze nka nashaka kuba uko nshaka, uko meze, ntawuza kuza ngo mpungabanye ashake kungira kuba nkawe. Ndaba uko nshaka, kubereye abo bantu bahisemo kumera. Ejo nyirango niba ejo nabuzeho ikintu kirahita kiragenda, nyirango twahoze tuvuga, nyirango hari mu kiganiro twakomoje ku kintu cy'amadini cyangwa ibintu bigira bityo, nayo yaryo akabaho mu kajagari. Rero sinzi niba mwibuka cyangwa twabivuzeho. Reka mbabwire, naho nabonye nyine bavuga ko niba ari nko mu mujyi ubwabo bafunze 700 mu mujyi wa Kigali. Ubwo ni za bohorozi zitanga amazi nta nizo dufite 700. Ikindi kintu cy'umusaruro tugejeje kuri 700 muri uriya mujyi ni iki? Ni amafactory turayafite. Ariko amadini 700 mwarinze no gufunga. Ubwo bivuze ngo ni akajagari kabaho kubera uko system iteye, uko iriho. Kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere. Ariko reka nkwereke, akajagari nka kariya kaba ahantu h'ubwoko bubiri. Kaba ahantu
abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye, hanyuma amategeko cyangwa ibindi bashyizeho akazabishyira ku murongo, cyangwa se ayo mategeko akabibuza kuba byagira ingaruka mbi aho biri. Aho niho hambere. Buriya ari Amerika twavugaga, ari ibihugu byo mu Europe, rimwe na rimwe bo aho kajagari karahaba, nta n'icyo kabatwara, nubwo abantu baho barenzwe bari mu bindi, naho kajagari kagenda kakavuka, bafite amategeko bubatse, bafite structures ziriho zibarinda ako kajagari kakaba, ariko kagira icyo kabatwara. Ahandi kaba ha kabiri ni mu batagira icyo bagira nkatwe, ku mpamvu iyi itandukanye n'impamvu y'abariya bandi. Impamvu ni nyinshi, ndavuga nkeya. Iya mbere, uzi uko duteye u Rwanda, Afurika henshi, uko isi tureba, uko dushaka, natwe kandi ibyo dusa n'abemeye ni ukwibera ako kajagari tugahera aho ngaho. Abakajagari karaho amadini mu macaci 700 mu mujyi wa Kigali nubibuza, u Rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu freedoms, abantu kwida, ntabwo binyagambura, barabuza church, barabuza amakanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite, kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ukuvuga ngubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo bakiriziya 700 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho, ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya, turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ku kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite. Ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi, mwikorere ibyo mushaka. Ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze
nk'uvuga ngo dushigaje ibintu byose ko twabigezeho ko twabikoze, ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumenya. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu ubaye uwuhe? Wahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki? Reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Twagiye tuganira policies twanashyizeho ndetse nziza. Rimwe na rimwe nagiye natangara niyo zaba zifite aho tugomba guhindura, twabihindura. Ariko ngira ngo ikiganiro cyari kiri hano, uruhare runini twasuzumaga, ariko policies usanganywe ndetse ku gice kinini nziza, bipfira he mu kuzishyira mu bikorwa kugira ngo tugere aho dushaka kugera, kugira ngo tubone results twashakaga. Bipfira he? Rimwe na rimwe abafashe ijambo ntasobanura icyo, ahubwo agashaka kongera gufungura debate yo kuganira za policies niba arizo cyangwa atarizo. Ariko ibyo bikwiye kugira umwanya wabyo. Niba bishaka ko tuzisubiramo, ibyo bifite umwanya wabyo, kandi uwanabizana avuga ati genda ndabona hari aho bikwiye guhinduka, twamwemerera ko afite ishingiro, nta kibazo, tukabiganira. Ariko ntabwo najya kuri ibyo cyangwa mbitindeho, nizo ufite zidafite icyo zinenga utazishyira mu bikorwa. Nicyo dusuzuma, nicyo kuvuga ngo ibintu byose ko bihari, ibitekerezo ko bihari, twagombaga kubakiraho dukora ibyo dukora ngo tugere aho dushaka kujya. Ndetse na resources zimwe hari zishobora kuba zidahari, sina nkeya wenda zidahari. Ariko na mbere y'uko njyaho kandi naho nzahagera, ndabanza nkabaza ngo ariko ibyo twari dufitiye resources ibyo twarabikoze, byageze aho byagombaga kugera bishingiye no kuri izo resources ziri mu maboko yacu. Iyo niyo discussion twagombaga kugira, wenda yarahabaye ku gice kimwe, ariko hari n'ikindi tabaye, tujya mu bindi bitasubiza icyo kibazo. Ngerageze kugisubiza ku gice kimwe, sindi busubize byose we. Ndagaruka no kuri wa muco. Wa muco tutagira, dusangiye, duhuriraho, utugendamo, uturanga mu bikorwa, ufite uruhare runini muri icyo kibazo. Baza kubaha imbere. Urwa mbere, urugero rwa mbere nabyo twabivuzeho hano, ndibuka ariko yari meya wa Rulindo, ngira ngo wavuze ko abantu bakwiye kumanuka bakajya mu ngo, bakajya mu homesteads, aho kuguma gusa bareremba hejuru cyangwa bategereza abantu ko aribo babasanga mu biro. Niwe biriya bifite impande nyinshi ushaka kuvuga. Iya mbere, wabanza akanabaza ngo ariko kuki n'ubundi bibuzwa n'iki? Bibuzwa n'iki kuki tutajyayo?
habuze umuco, hari akabazo k'umuco kabuze. Umuco, aspect y'umuco ibuze ituma tutajyayo, nuko ariko twumvise kuba abayobozi. Kuba umuyobozi uricara ukagangara, abantu bakaza kugushengerera, kukuramya, ndetse n'abahageze rimwe ntubabonera umwanya, ndetse niyo waba ubufite bigatinda kugira ngo babanze bumve uburemere bwawe, bumve ko wageze hano ugahera kumubona ashobora kwibeshya akibwira ko mungana. Ugomba kumutinza rero umenye ko mutangana. Ubu icyo gihe ntukemure ikibazo kandi yafashe inzira yaje kukureba. Icyo kibazo kijyanye n'umuco, n'imyifatire, imikorere. Uwamanutse rero wagiye kujya kureba abaturage babikoze rimwe mu gihe kirekire, iyo yamanutse ni nkaho ijoro ryaguye, aramanuka ukagomba kubyumva ko yaje. Ntimunatwara umwanya muganira icyamuzanye cy'akazi, ahubwo ibintu byose bigahagarara. Ugomba kumwakira, ibintu byose bigahagarara, ntihagire ikintu gikorwa n'abari mu biro bakabivamo. Hagati aho ikihaba rero murakizi nyine. N'uwamanutse baragenda bakamukinga rwa rukuta rw'abamwakiriye, akabona ibyo gusa. Ibiri inyuma yarakwiye kuba abona, ntabyo abona. Ndetse urwo rukuta rwakwakiriye ahubwo rukakwereka, urukuta bakandikaho icyo bashaka kubona. Ikibazo kiri inyuma y'urwo rukuta ntacyo ubona, ugataha ubona bya bindi bagushyize imbere bakweretse. Expense igenda aho ngaho, ucicikana kuri aho ngaho. Ibintu bose ndahera ku ngero, ntabwo ari ibintu bagenda avuga, ibintu niboneye mbona buri munsi, mbaho mo buri munsi. Muribuka rimwe nigeze kubabwira, twagiye ngiye mu misozi, iyo nabonye umwanya nagiyeyo. Icyambere, ahatari umuhanda bahashyira umuhanda. Bujya gucya imihanda yose bayitunganyije inyerera rwose. Nkabaza, ariko umuhanda bitari bimeze bityo hashize imyaka 10. Navuze ko nzaza hashize icyumweru kimwe. Mu cyumweru kimwe izo resources zabonetse gute kugira ngo bakore uwo muhanda? Kubera ko ngiye kunyuramo ku buryo zitabonetse muri ya myaka ishize ngo bahakore hamere haryo. Resources ziboneka zikora umuhanda ari uko perezida agiye gusura ahantu ziva he? Ndashaka kubabwira ko zitava mu president's office. Zigomba kuba zifite aho ziri, n'ubundi zari zikwiye kuba zakoreshejwe no kugira ngo n'abo baturage babone aho bari. Kuki biboneka uwo munsi? Nabyo murabizi umugani wabivutsemo. Ari ubwo ntabwo ari nabyo, ntabwo ari ibintu mpimba. Ari ubwo nagomba kuza ni muri aka gace ko mu Eastern Province, right?
hanyuma nza kugira impamvu zimbuza kutaza. Abaturage babwirwa ku munota wa nyuma ko ntakije, ko nagize ibyambujije. Barababara ko perezida ataje kubasura, banantumaho ndetse, ariko banshimira ko nibura nari nanabitekereje kuza kubasura, ariko barambwira batari kuzi n'ikindi, niyo waba udafite umwanya ubizi ko utaza kudusura, jya udutumaho ko ugiye kuza. The simple reason was, iyo wavuze ko ugiye kuza, ibitakorwaga birakorwa, n'imihanda ndetse bakayikora. Nk'ubwo jya uhora udutumaho ahubwo buri kwezi uti ndaje, ubwire bariya abayobozi uti ndaje, hanyuma nushaka wo kwirirwa uza. Icyo twifuzaga kirakemuka. Ibyo nabyo ikibuze wibwira ko ari iki? Ntabwo kubera ko hatari hari means, hatari hari uburyo bwatuma ibyo bikorwa. Abantu bibereye mu bindi, ni umuco wo gukorera ku jisho, ngo araje tukadukora. Igihe ataraza cyangwa bataratubwira ko ataraza, reka tube twikorera ibyacu. Ubwo ni abayobozi, reka tube dukora ubusa cyangwa reka tube twikorera ibyacu. Ubu ni ukuvuga ngo ni akajagari ko mu mico, hari imico tudafite tubuze. Ntabwo ari resources zabuze, ntabwo ari uko hatari abayobozi, habuze umuco. Umuco muri cya kintu nabanjirijeho rero, kuvuga ngo umuntu araje, perezida araje, minisita araje, PS araje, meya araje, aho kugira ngo aze ajya mu bintu bikorwa bikosora ibitagenda neza, bigira bite, araje. Therefore, freeze everything, freeze it, let's pay the bill, let's pay the bill yo kumwakira. Ibyo gusa se byonyine gushagara kugendaho kuko ukagira utya, harushye ikote ukaba yikuyemo urayijugunya, bakayakira bakayifata bakikorera bakakugenda inyuma, urukweto rwawe rukavamo bakaza biruka kuri gusubirizamo, nuko ibintu bigacika. Buri wese aza kukugura. Do you know how much we spend on that? Erega niba ari na factory ugiye kureba uko ikora, barayifunga, n'abakozi bayo n'uyiyobora n'uki aje kukwiruka inyuma, nta nubwo aje kugusobanurira, ntabwo ari kugufatira iryo kote ujugunya kubera ko wagenze cyane, ufite gusa ibyo, kandi bikaba ku nzego zose. The cost of protocol ikintu cya protocol kitubamo ni umuco mubi. Yes, ni umuco mubi ukabije tuko mugira. Erega na hano turi, waje muri returite, ariko
hari abantu bamwe ugasanga abantu batanu biruka barashaka intebe imwe y'umuntu ari bwicareho kumenya niba ihari. Umuntu umwe abantu batanu biruka inyuma y'intebe. Ntimwitwa ngo muza mu mabasi, buriya kiriya kintu cyo kuza mu mabasi twicara bari mu basi mw'abantu 10 ntabwo ndazigenderamo ariko nzi bigendamo. Hari aho hari ugomba kwicara abandi bakirunda ku ruhande rumwe kugira ngo babone uko bisanzura. Abantu baremereye ntabwo begera gutyo. Intebe y'akanaka yabonetse ariko mu ibasi bakaza biruka. Ibasi n'ubundi harimo intebe. Uraza kureba niba harimo intebe y'akanaka uzirimo ari bugenda kwicaraho. Urajya gutwara umwanya wo kujya kurebera basanga PS ararwana n'abari mu ibasi ngo arashakira minisita w'intebe. Intebe mu ibasi niba itarimo urava mujye mu yindi, kandi abagomba kuguporotokora mu ibasi kureba niba intebe ya minisitiri irimo kugira ngo bigende mwebwe mbaza kandi nimwe mu bikora buri munsi. Barahera umunsi wa mbere bakwirukanka inyuma baguprotokora kubera iki bigende iyo cost iyo expense. Ariko noneho the mentality ubwabyo kuki tumva ngo nibyo it is what costs us kutabona bya bindi tugomba kugeraho ko aricyo kibituza. Ndababaza rwose bombe babwira mureba bingeze hano, ndabibona buri munsi. Almost I feel like fighting. N'uwo wabwiye ukabona the next day abisubiyemo. Birirwa babirukanka inyuma, mugera nabo mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo, mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguprotokora n'iki. What is it? Nagira umbwira I feel of the importance of that. Abayobozi muri hano rero bimvuga muracecetse, ariko ndabizi ko mubizi, ndabizi ko mubibona buri munsi, bikagenda bigahinduka ikintu nanone cyo gukinga abantu ku maso ngo utagira icyo ubona nyine, kubera ko ni byinshi batakoze, ni byinshi bakoze nabi, cyangwa ni byinshi bigwijeho babyambura bo byari bigenewe gutwa ngo n'abaturage. Ni tactic kuguma ku maso utabona. Kuki kujya muri province muri minister bigomba gufatwa nkaho ari favor wabakoreye? Why? Kuki? Ku buryo ndetse bagomba kumva ngo niba bataragufashe neza kuri rwa rwego dufatwaho neza, bigasa nkaho niba batarugezeho utazanasubirayo. How do we explain this? Ubwo mureba ndiho mbasubiramo ibi, nirinze no kuvuga amazina
birinze kubaha ingero ngo natura amazina ngo mvuge kanaka birirwa bamwiruka inyuma batya bamukorera ibintu bitabaho igihe iyo mbibonye ahubwo hano ku buryo hari n'abari hano nabwiye personally telefone nkamutelefone nkamubwira nti muzongera kubona wemera ko bagukorera biriya umunsi muzongera kubibona bizajya kurangira nagufaya barahari hano nimushaka n'amazina nayababwira ni benshi hano mumanuka mu ndege hariya ku airport Kanombe abapolisi bafite za ranks ba managers ba airline ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe manager cyangwa polisi urashinzwe security wowe manager ushinzwe management ya airline ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minisitiri umanutse mu ndege umuco kigwa hehe urabagezeho wowe uri manager w'indege ntureba niba ibintu byose ahubwo bigenda neza biflowinga neza wowe ugiye gushagara minisitiri ntabwo manager wa airline ashinzwe gushagara minister wa infrastructure under which minister harimo that airline police man uri mu airport ushinzwe airport ntabwo ushobora kuvamo wirukanka ngo ugiye gushagara minister ufite mu nshingano ze police ngo ureke akazi k'umutekano ko mu airport ngo ugiye gushagara minisitiri ushinzwe polisi cyangwa ugiye gushagara kwiruka inyuma ya inspector general wavaga muri Kenya sinzi gukora niba inspector general chief wa polisi ibyo biramureba afite office ye bajya kumugira ntabwo ushinzwe airport cyangwa upolisi wundi ukora akazi mu airport bahagarika imirimo yabo bakajya kwiruka inyuma ya polisi who was chief who was traveling ariko bigenda ariko bigenda I have had moments yo kubibwira abo nabibonyeho ubwo abo ntabibonaho nibo benshi ariko this must stop. It's too expensive and it means nothing. It means absolutely nothing. Do your work. Niba the question is you feel you're not paid well for your work, that's a different discussion. But your personal importance should be gotten rid of from this. Kandi wa muco navuze ujyana nyine na nicyo kimwe na professionalism. Iyo muri professional ukora akazi kawe ku buryo buri professional, you don't get lost in these useless things. Absolutely not. Kandi mbahe n'ingero zindi muzagerageze rimwe kubyiyima, niba ari nko gufunga umwuka ati ndahera umwuka ndapfa ntabikora, uzagerageze rimwe ubyiyime, nubikora kabiri uzaza umbwire niba hari icyo ubona watakaje hatakariye, wagabanyije kwiremereza ugakora akazi kawe, igitakara kibi. Even at a personal level wumva watakaje iki.
ahubwo wabyiyimye ugakora akazi kawe, njye nibwira ko umuntu muzima akwiye kuba afite satisfaction ngo yakoze ikintu kigira ikivamo gifite meaning kuri we no ku bandi bantu. There should be this satisfaction iyo wakoze ikintu neza, iyo wishyize mu mwanya utiremereje, you should have these results. kwiremereza n'abataremereye cyane bakabyiyumvamo gusa. Why? And at what cost?